Mu myaka myinshi ishize mu cyahoze ari mu gihugu cya Kanani hari umujyi ukomeye witwaga Yeriko wari ufite inkike ndende ndetse n'inkuta zikomeye cyane kandi ndende. Ibi byakozwe mu buryo bwo kwirinda abanzi babo. Kundaga kubaho intambara hagati y'amoko. Abatsinze abandi babakoreshaga amakoro ndetse bakabakoresha n'indi mirimo itandukanye nk'aho ubwoko bumwe bwabaga bukoronejwe n'ubundi. Ubwo Abisiraheli bari bayobowe na Yosuwa bamaze kwambuka umugezi wa Yorodani bavuye mu butayu berekeza mu gihugu cy'amasezerano i Kanani, amabwiriza bahawe n'Uwiteka nuko bagombaga kwica bene igihugu bari bagiye kwinjiramo nta usigaye. Rero hari hakurikiyeho Yeriko nyuma yo gutsinda bimwe mu bihugu byo hakuno ya Yorodani. Nk'umusomyi wa Bibiliya, iyi nkuru yo gutera Yeriko wayisanga mu bice 5 ndetse n'ibice 6. Tubahaye ikaze. Uyu munsi turaganira kuri Operation Yeriko. Uwo mwanya umugabo aramusubiza ati, "Nge ndi marayika w'Uwiteka, nje kuba umugaba mukuru w'ingabo z'ubwoko bw'Uwiteka." Muri uwo mugoroba Uwiteka yahaye Yosuwa amabwiriza adasanzwe. Wibuke ko Yosuwa uwo yari umugaba mukuru w'ingabo z'Abisiraheli, kuko mu gihe cya Mose niwe wajyaga uyobora ingabo za Isiraheli kujya kurwana n'Abanaki ndetse n'abandi bose barwanye n'intambara zose zarwanywe mu gihe cya Mose zabaga ziyobowe n'uyu mugabo Yosuwa. Rero umugoroba yahawe amabwiriza atarimo gucukura indake cyangwa gutyaza amacumu ndetse no gutoranya ingabo zidasanzwe mu Bisiraheli, ahubwo yahawe amabwiriza y'urugamba yo kuzenguruka bucece mu minsi 7, bakazenguruka umunsi umwe inshuro imwe buri munsi. Bagombaga gufata abatambyi bakuru ndetse n'Abalewi n'abandi mu ngabo n'ubwoko bwose bwa Isiraheli. Abatambyi bakuru nibo bagombaga kujya imbere bagakurikirwa n'Abalewi. Ubwoko bwa Isiraheli bose bazenguruka buri munsi inshuro imwe mu gihe cy'iminsi 6. Nyuma y'iminsi 6 ku munsi wa 7 bagombaga kuzenguruka inshuro 7. Bivuze ko bazengurutse inshuro 13. Nubwo bitari byoroshye kumva ko uzarwana urugamba, niko ntekereza ko mu ngando abantu bibazaga niba koko bishoboka ko wazenguruka inshuro 13 ukabona intsinzi ku rugamba. Gusa bo byabasabye kwizera Imana babonye ibacira inzira mu butayu, mu nyanja itukura, ndetse yanabavanishije amaboko akomeye muri Egiputa. Ibi byatumye bayizera ku rwego rwo kumva ko urugamba banarutsinda batarwanye. Muri uwo murwa Yeriko abaturage bari bafite ubwoba bwinshi, batazi icyo gukora kuko ntaho gusohokera bari bafite, kuko amabwiriza bari bayazi ko nta muntu ujya urokoka urugamba rw'Abisiraheli bagendeye ku ntambara babonye ubwoko bwa Isiraheli bwarwanye. Ntayo batsinzwe. Ibyo nabyo byari bibateye ubwoba, ndetse ntibari banasobanukiwe ibiri kubera mu ngando n'imipango y'Abisiraheli. Niyo mpamvu byazamuye ubwoba budasanzwe mu murwa wa Yeriko. Gusa muri uyu murwa hari abagomba kurokoka. Abo nabo mu muryango w'inda ya Rahabu, kubera ko yarokoye abatasi b'Abisiraheli. Ibi nibyo byamuhaye amahirwe yo kurokoka uwo munsi urugamba rwagombaga gusakiraniraho. Umunsi wa nyawo ugeze, bamaze kuzenguruka ku nshuro 13, nibwo inkuta z'umurwa wa Yeriko zaridutse ziragwa, maze Abisiraheli baherako binjira mu murwa bica abanzi babo. Nk'uko amabwiriza bahawe n'Uwiteka yari ayo kwica igihumeka cyose cyari muri uwo murwa, uretse abari mu nzu y'inda ya Rahabu. Nta muntu cyangwa igihumeka cyose cyagombaga kurokoka iyo ntambara, ndetse n'ibintu byose byari birimo by'ubutunzi bwose byari byerejwe Uwiteka. Nk'uko Bibiri bivuga, nuko inkuta za Yeriko zaguye nta mirwano ibaye, ahubwo habaye guhamya kwizerwa kw'Imana n'imbaraga zidasanzwe. Isenyuka rya Yeriko ryagaragaje ko nta nzitizi zabaho ku muntu igihe yizeye kandi akumvira Imana mu migendere ye yose. Turabashimiye, mwakoze kubana natwe. Turabahararikira kudukurikira mu biganiro bikurikira. Mubane n'Imana.